Hari urugamba rutagaragara n'amaso, ariko ni urugamba rukomeye kurusha izindi zose. Ni urugamba rwo mu mutima, urugamba hagati yo kwishyira hejuru no kwicisha bugufi. Kwishyira hejuru ubigereranyije no kwicisha bugufi. Uyu ni umutwe w'icyigisho cya gatatu cy'igihembwe cya kabiri, umwaka wa 2026. Buri munsi mu byo tuvuga, mu byo dukora no mu byo dutekereza, duhitamo uruhande rumwe kandi akenshi ntituba tubizi. Hari ijwi ritubwira riti buba imbere, garagaza ko uruta abandi, ntukemere gusuzugurwa. Ariko hari n'irindi jwi rituje, ni ijwi ritavugira hejuru, ni ijwi rivuga riti ca bugufi, iyoroshye, emera ko ukeneye Imana. Yesu yavuze amagambo akomeye cyane. Ni amagambo y'icyo kwibukwa aboneka muri Luka igice cya 14 ku murongo wa 11. Yaravuze ati, kuko umuntu wese wishyira hejuru azacishwa bugufi, kandi uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Icyo ni icyo kwibukwa. Twese tuzi abantu bagira ukwikunda gukabije, abantu batajya bemera ikosa. Ushobora no kubuza umuntu wari ushaka kuyobora abandi, umuntu udakunda kugirwa inama, cyangwa umuntu udashaka gukosorwa. Ushobora kandi kuba uzi umuntu wari ufitanye amakimbirane n'abandi, cyangwa akaba ari umuhanga mu gukandamiza abandi. Ariko se, ninde muri twe utarigeze kumva yifuza kuba uw'imbere? Ninde utarigeze ushaka kugaragara nk'uruta abandi? Ibitekerezo byacu bishobora guhita bitekereza abandi, ariko ikibazo nyacyo ni iki ngiki: bimeze bite kuri njye? Bimeze bite kuri wowe? Igihe dutunga urutoki abandi kandi duhakana ukwishyira hejuru kuturimo, tuba twishuka ubwacu. Ukuri ni uku, twese duhora turwana no kwishyira hejuru. Tugera mu bihe runaka tukumva dushaka kugaragara, gukora, kuvuga cyangwa gusa neza kurenza abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko muri iki cyigisho tugiye kuvumbura ikintu gikomeye. Tugiye kuvumbura uburyo ubwibone cyangwa kwishyira hejuru bisenya imibanire yacu n'Imana ndetse n'imibanire yacu n'abandi. Tugiye kurebera hamwe kandi icyo Bibiliya itwigisha kijyanye no kwiyoroshya imbere y'abandi n'imbere y'Imana. Ibi si amagambo gusa, ni ukuri guhindura ubuzima. Fata akanya, ufungure umutima wawe, ukurikirane iki cyigisho kugeza ku musozo. Wumva ukuri guhindura uko wibona wowe ubwawe, uko ubona abandi ndetse n'uko ubona Imana. Ingingo ya mbere iravuga ngo ubutagondwa bw'ubwibone. Ijambo ubwibone cyangwa se ukwishyira hejuru, iyo uritekerejeho ushobora kumva umunyapolitike wishyira hejuru, ushobora kumva umuntu w'umuherwe cyangwa icyamamare, cyangwa se ukumva inyoni ya mbere nziza ku isi yitwa Peacock. Mu by'ukuri ubwibone ni ukwiyumva ko uri umuntu ukomeye cyangwa mwiza kurusha abandi. Nyamara ubwibone ni ikintu udakwiriye kwirata no kwishingikirizaho. Bwa mbere kwishyira hejuru cyangwa se ubwibone byatangiriye mu mutima wa Lusiferi. Lusiferi yari umukerubi utwikira, yakoreraga umurimo we hafi y'Imana. Ntabwo tuzi aho ibitekerezo by'inarijye byinjiriye mu mutima we, ariko tuzi ko ibyo bitekerezo byashoye isi n'ijuru mu cyo tuzi muri iki gihe cyitwa intambara ikomeye. Ingaruka zabaye ko isi yacu yinjira mu ntambara. Intambara yo kurwana n'ingaruka z'icyaha. Ibyo bikaba byaratangiye igihe Satani yateraga gushidikanya mu bitekerezo bya Adamu na Eva, akabashuka bagatangira kwikunda no kwiyiringira ubwabo, bakabirutisha gukunda Imana no kuyiringira. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 ku murongo wa 15 kugeza wa 17 tuhabona ingingo 5 z'ingenzi ku byerekeye ubwibone no gukunda iby'isi. Haravuga hati, ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi.
kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Rero birumvikana yuko tugomba kwitonda tukazirikana ko ibyo dutunze, ubushobozi bwacu n'ibyo twagezeho atari byo bigena agaciro kacu, ahubwo tugomba kumenya ko agaciro kacu buri gihe tugakomora ku Mana, kubera yuko buri kintu cyose dufite ndetse n'ibidushuka ku buryo twakwishyira hejuru byose biva ku Mana. Iyo ni ingingo tudakwiriye na rimwe kwibagirwa. Ariko iyo abantu bari imbere y'Imana bavuga icyerekezo bashaka kugeraho, ntabwo baba bishyize hejuru. Abantu baba abibone igihe badahaye Imana icyubahiro cy'ibyo iri kubakorera mu mibereho yabo. Ibaza iki kibazo: mbese aho simfite ubwibone butuma nishyira hejuru? Ni mu buhe buryo kwishyira hejuru k'umuntu kugira icyo guhindura mu mibanire ye n'Imana n'imibanire ye n'abandi? Igisubizo dushobora kubona hano ni uko ku bijyanye n'imibanire y'abantu n'Imana, ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite kwishyira hejuru yumva yihagije, akumva ari ntacyo akeneye ku Mana, cyangwa kumva ko ari mwiza bihagije. Ariko ukuri ni uko Imana ishaka umuntu wicisha bugufi. Bibiliya ivuga yuko Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Ibyo tubibona mu rwa mbere rwa Petero igice cya 5 ku murongo wa 5. Ibi bivuze rero yuko uwishyira hejuru yishyira kure y'Imana, naho uwicisha bugufi arayegera. Umuntu wibona ntabwo ababona ibyaha bye neza, ahubwo uwo muntu iteka ahora areba amakosa y'abandi. Ibi rero bituma atihana, bityo n'umubano we n'Imana ukangirika. Mu mibanire yacu n'abandi rero, kwishyira hejuru bitera amakimbirane. Umuntu wibona cyangwa wishyira hejuru aba ashaka kuba uwa mbere buri gihe, ntiyemere gukosorwa, agahora ashaka gutsinda impaka aho gushaka ukuri. Ibi bitera intonganya, bigatera kutumvikana, ndetse bikanatuma habaho gutandukana n'abantu. Ubwibone rero butuma umuntu yireba wenyine, agashyira inyungu ze imbere, bityo urukundo rukabura, kwitangira abandi nako kukagabanyuka. Umuntu rero ashobora kuba afite amafaranga, akaba afite ibintu byinshi, ariko igihe ari umwibone, abantu ntibamwiyumvamo, ahubwo bamubona nk'umuntu udashobora kubana nabo neza. Rero kwishyira hejuru bitandukanya umuntu n'Imana, ndetse bikanasenya umubano we n'abandi. Ariko kwicisha bugufi bituma twegera Imana, bigatuma tubana neza n'abandi. Ingingo ya 2 iravuga iti: imenya ubwawe. Abagabo babiri bagiye mu rusengero gusenga. Umwe ni umukuru w'itorero wubashywe, uhagarara mbere y'uko gahunda z'itorero zitangira. Ahagarara imbere y'iteraniro kugira ngo bamurebe, asenga aranguruye, ashima Imana ku bw'ineza imugirira, ati: ndagushimira ko ntameze nk'abariya bandi. Undi mugabo ni umuntu usanzwe utazwi cyane mu muryango w'abantu, ahagaze inyuma cyane y'urusengero, amaso ye arebana ibirori kubera amarira arimo ku bijyanye n'uburemere bw'umutwaro w'ibyaha bye. Apfukama inyuma mu mfuruka y'urusengero, yongorera abwira Imana ababaye cyane agira ati: Mana, ngirira imbabazi kuko ndi umunyabyaha. Iyo ni inkuru ihuye neza niyo dusanga muri Luka igice cya 18 umurongo wa 9 kugeza uwa 14. Uratekereza iki kuri abo bagabo babiri? Ni iki Yesu yatekereje? Ni irihe somo ry'ingenzi twabigiraho? Icyo tubona, biratwororera twese kwishyira hejuru. Rimwe na rimwe bihinduka nk'umuco ko abantu bamenya ibyo twagezeho n'uburyo turi beza, ariko ibyo bintu ubwabyo ntacyo bihindura ku buryo tugaragara mu maso y'ijuru, kubera ko muri Luka igice cya 18 umurongo wa 14 handitswe aya magambo: umuntu wese wishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. No muri Luka igice cya 14 umurongo wa 8 kugeza uwa 10, Yesu atugira inama yo guhitamo kwicara mu myanya y'inyuma, maze tukareka uwadutoye cyangwa uwadutumiye akaba ari utwicaza imbere igihe abona ko bikwiriye. Bene uko kwiyoroshya Yesu atwigisha kunyuranye n'ibyo twe tuba twiteze. Ellen White mu gitabo cy'imigani ya Kristo ku rupapuro rwa 90 yanditse ko umuntu wiyiziho ko ari umunyabyaha
ari we wenyine Kristo ashobora gukiza. Iyo tumaze kwimenyaho ko turi abanyabyaha kandi ko dukeneye Kristo kurenza ibindi byose, dushobora kuza ahari dufite ibyiringiro yuko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose, nk'uko tubibona mu rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 9. Rero uko turushaho kwegera Kristo niko turushaho kwimenyaho ikibi no kumva ko tudatunganye. Hari uburyo bumwe rukumbi bushobora gutuma umuntu yimenya mu buryo nyakuri. Tugomba kwitegereza Kristo. Kutamumenya nibyo bitera abantu kwishyira hejuru mu byo gukiranuka kwabo. Ayo ni amagambo ya Ellen White dusanga mu migani ya Kristo ku rupapuro rwa 91. None se Imana ibona ite abibone cyangwa abishyira hejuru? Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 5 haravuga ngo Imana irwanya abibone naho abicisha bugufi ibahera ubuntu. Ingingo ya 3 iravuga iti Mose umugaragu wicisha bugufi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 22 haravuga ngo Mose yigishwa ubwenge bwose bw'abanyegiputa, agira imbaraga mu magambo ye no mu byo akora. Imibereho yo gukomera, ubukire no kuba ikirangirire nibyo byari bimutegereje. Nyamara Mose yahisemo ikindi kintu gitandukanye n'ibyo. Ellen White mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku rupapuro rwa 200 yaranditse ati, nk'umuntu wari warize iby'amateka, ubusizi, ubucurabwenge, ubugaba bw'ingabo n'umunyamategeko, nta wari uhwanye nawe. Nyamara nubwo isi yari imuri imbere, yagize ubutwari bwo kwanga ibyo bamushukishaga by'ubutunzi, gukomera no kwamamara. Ahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana aho kwishimira ibinezeza by'akanya gato. Mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa 24 kugeza 26 hatubwira impamvu Mose yahisemo inzira yo kwicisha bugufi. Ku murongo wa 24, kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Tekereza uburyo imibereho n'ubuyobozi bye byari kumera iyo aza kuba ari umuntu watwawe no kwishyira hejuru kubera ibyo bintu bikomeye byaranze ubuzima bwe. Noneho ongeraho n'ibindi bintu bitangaje yanyuzemo mu buzima bwe, aho twavuga nko kuvugana n'Imana mu gihuru cyaka umuriro kidakongoka, imyitwarire ye mu gihe cy'ibyago bya Egiputa, kuyobora Abisirayeli bakambuka inyanja itukura, ibijyanye na manu yagwaga ivuye mu ijuru, kuvugana n'Imana imbona nkubone, guhabwa amategeko 10 no kumva amagambo avuye mu kanwa k'Imana, gukubita urutare amazi akaboneka n'ibindi byinshi. Ibyo byose ni ibikorwa bitangaje, ariko Mose ntiyigeze yishyira hejuru. Ibyo tubasha kubyumva neza iyo dusomye amagambo aboneka mu Kubara igice cya 12 ku murongo wa 3. Haravuga hati, kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bo ku isi bose. Rero Mose turabona yuko n'umwe mu bakurambere bakomeye bo muri Bibiliya, ariko yarazwiho kwiyoroshya no kwicisha bugufi. Ariko noneho tekereza ku byaranze imibereho yawe. Mbese umuntu aramutse asobanuye imico ikuranga, wasangamo kwicisha bugufi cyangwa kwiyoroshya? Iki ni ikibazo cyo kwibaza. Ingingo ya 4 iravuga iti igicumuro gikomeye kurusha ibindi. Tekereza kuba umwigishwa wa Yesu, ukagendana nawe, ugasangira nawe, mukaryama hamwe, ukamwigiraho byinshi mu byo akora, ahindura ubuzima bwa benshi harimo n'ubwawe. Aho yanyuraga hose abantu baramuhururiraga bagenda basakuza, bigatuma wumva uburyo uri uw'agaciro kuba yaragutoranyije ngo ube umwe muri 12 bamuhoraga iruhande. Hanyuma y'ibyo byose noneho ugatangira kwibaza iki kibazo: ninde ugomba kuba mukuru mu bigishwa bose? Muri Luka igice cya 22 umurongo wa 24 kugeza 27 urahasanga igisubizo Yesu yasubije abigishwa ku cyo kuba mukuru bisobanuye. Ku murongo wa 24, maze habyuka impaka muri bo ngo ninde muri bo ukwiriye gutekerezwa ko ari we mukuru. Umurongo wa 25 arababwira ati, abami b'amahanga barayategeka
ni abafite ubutware bwo kuyatwara bitwa ba ruhekerababyeyi. Ku murongo wa 26, ariko mwebweho ntimukabe mucyo, ahubwo ukomeye muri mwe abe nk'uworoheje, n'utwara abe nk'uhereza. Iri somo ritwereka ko aho kugira ngo abo bagabo banyurwe n'umuhamagaro wabo, gushaka kuba ab'imbere no kugira isumbwe ku bandi nibyo byuzuye imitima yabo. Buri muntu atekereza ko aruta abandi. Biroroha kubererekeza, nuva ngo ni ibintu bitworohera cyane kuba ibitekerezo nk'ibyo twabireka bikayobora intekerezo zacu. Ariko Ellen White mu migani ya Kristo ku rupapuro rwa 88 yavuze aya magambo: nta kibabaza Imana cyangwa ngo giteze ubugingo bw'umuntu akaga gakabije nko kwirata no kumva wihagije mu byaha byose. Icyo nicyo umuntu areka mu buryo buruhije. Icyo ni ikibazo cy'ingutu kuri twe rero. Kwishyira hejuru kwacu bibabaza Imana kurenza ikindi kintu cyose, kandi akaba ari ingeso iruhije kureka, kubera yuko akenshi tutabona ububi bwayo nk'uko buri. Mu buryo bwacu bwo kumva twihagije, ntabwo tujya dushaka kwisuzuma ngo tumenye uko tumeze. Mu kuri, kwishyira hejuru ni umwami udutegeka. Dukeneye kuba turetse gato, tukabanza tukisuzuma, tukamenya indwara turwaye, tugasaba Imana guhweza amaso yacu, tukamenya by'ukuri abo turi bo. Kubera yuko kwishyira hejuru bishobora kuba impamvu y'ibanze itubuza kugirana umushyikirano ushyitse n'Imana muri iki gihe. Niba ubona ko Imana yonyine ari ishobora gukura muri wowe ukwishyira hejuru, cyangwa se ikagukuramo inarijye, ikayikura mu mutima wawe, ugomba gusenga cyane, kandi Imana yiteguye kugukiza iyo ngeso. Ingingo ya 5 iravuga iti mu muhanga amaso. Reka twongere dusome muri Luka igice cya 22 umurongo wa 27. Muri uyu murongo Yesu yabajije abigishwa be ati: umukuru ni uwuhe? Nuherezwa cyangwa nuhereza? Si uherezwa, ariko njyewe ndi hagati yanyu meze nk'uhereza. Muri iri somo tubona urugero rwa Yesu rw'ukuri rwo kwicisha bugufi. Ibyo bikaba bihabanye n'icyifuzo cy'abigishwa cyo kuba mukuru, ndetse bikaba bihabanye n'ibyo bibwiraga ko baruta bagenzi babo. Mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza wa 8 hari aya magambo: ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umurongo wa 4, umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo kumusaraba. Muri iri somo rero tukabona yuko Yesu yakoze byose, yishyuye byose. Ibyo dutekereje ku byo yakoze, cyangwa se niyo igihe icyo ari cyo cyose dutekereje ku byo Yesu yakoze, tubona uko ariko tukamubona ukuntu atunganye. Rero ibyo iyo tubitekereje tubona uburyo turi babi, tubona n'uburyo tumukeneye mu mibereho yacu muri iki gihe kurenza ibindi byose. Iyo turebye kuri we, imyumvire yacu yo kumva ko turi bitangaza irayoyoka. Uwo Yesu ari we, icyo yakoze n'uburemere bw'urukundo yakunze ibiremwa bye, biduhindukira iby'ibanze n'izingiro rya byose. Nitumuhanga amaso, inarijye yacu izayoyoka. Yesu ni urugero rutagereranwa rwo kwicisha bugufi. Igihe imitima yize kumwakira, igihe dusobanukiwe n'ibyo yadukoreye, igihe twemereye amagambo ye y'ubugingo agashinga imizi mu bwenge bwacu, duhita tumenya uburyo turi abibone, kandi tukamenya ko turi babi. Mu by'ukuri rero, umubano wacu na Yesu ushobora gukura gusa igihe ducishijwe bugufi. Dusoza, ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa n'ibi: uko turushaho kwegera Yesu, ni nako turushaho
kubona ugutungana kw'imico ye, niko tuzarushaho kubona uburyo ubunyacyaha bwacu bukabije kuba bibi, kandi ibyo bizatuma turushaho kumva tutagomba kwishyira hejuru. Abazwi ko ari abera mu ijuru nibo baba ari abanyuma mu kwamamaza ubwiza bwabo. Mbere y'icyubahiro habanza kwicisha bugufi. Kugira ngo umuntu afate umwanya w'imbere mu bantu, ijuru rihitamo umukozi umeze nka Yohana Umubatiza, wemera gufata umwanya uciye bugufi imbere y'Imana. Abamarayika bo mu ijuru bazakorana n'udaharanira kwikuza, ahubwo agashaka gukiza imitima. Ariko iyo abantu bishyize hejuru bakibwira ko bakenewe kugira ngo umugambi wagutse w'Imana ushobore kugerwaho, icyo gihe Imana ibigiza iruhande. Korohera abandi, kwiyibagirwa no kugira urukundo rwiyegurira abandi biboneka ku mwana muto. Iyo ni ingeso ijuru riha agaciro, ni imico ifite agaciro gahanitse. Umuntu ugendera mu kuri kandi wicisha bugufi ni uw'agaciro kenshi imbere y'Imana. Imana ishyira kashe yayo ku bantu idakurikije icyubahiro baba bafite, idakurikije ubutunzi bwabo cyangwa amashuri bize, ahubwo ikurikiza umushyikirano bafitanye na Kristo. Muri make rero, ubwibone bushobora kuba inzitizi ikomeye itambamira ugukura k'ubucuti bwawe n'Imana. Niba twumva twihagije ntitumenye ko dukeneye uwo mushyikirano tugirana nayo, ntabwo tuzawugeraho. Ibiramambu, Yesu niwe muntu wicishaga bugufi kurenza abandi bose bo ku isi, akanaba urugero ntagereranywa rw'uburyo dukwiriye kugirana umushyikirano ushyitse n'Imana. Rero reka tumwigireho. Ibyo nibyo nsabira buri wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.